twagendanaga ahantu bakagira ngo ni njye mukuru we, bakavuga ngo ndarya nkamucuza. Ikintu kimwe navuga cyo ni uko twebwe nk'abavandimwe dusiga inshingano zitoroshye. Nta muntu n'umwe yabonaga ibintu ari gukora mu ibanga, ariko njye nabaga mbizi ukuntu avunika, akavunika kugira ngo twese dutere imbere. Iyo yabonaga ntakoze cyane akabona ndi gutera imbere, yishimaga cyane kurusha uko yateraga imbere. Ajya mu ijuru adutegurira aho tuzaba, yarakoze kuduha umuryango mugari, kuduhereza abandi bavandimwe benshi, no kuduhereza inshuti magara. Murimo mbere uko bidashira. Iyo nabaga nanjye numva nshaka umuntu wo kunsengera, abantu basigaye birirwa birukanka mu misozi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nta muhanuzi wabo, ariko twebwe iwacu yari ahari. Yakundaga gusenga cyane, agasenga mu buryo iyo yasengaga ntabwo ajahagurika ngo yihute. Ndagiceceka, ntabwo nigeze nkibwira na mama, naragicecetse. Tukimara kumubyara yararwaye, hariho ibyuyu yavuganye n'Imana. Njye ntabwo navuganye nayo, ariko yarambwiye, kuko naragiye nsanga umwana ameze nabi. Ijwi rirambwira ngo Pascal, ni wi ngo ubu njyanye ya sipi, wabyifata mute? Rwose dufashe hanze ya tente, twegerane twumve ijambo ry'umuryango wa Jasper. Mwiriwe, muraho, Yesu ashimwe cyane. Ntabwo umuntu yabona icyo avuga, ariko biranejeje. Ngwino Moise. Mureke turire imbere ya sipi birthday yiwe, kuko uyu munsi turagomba celebrating his birthday. He's listening to us, kuko ndabizi Bino Bibiane na Didier na Judoni. You come up. Nababonye. Mfite umuryango mugari, ariko hano harimo abana banjye, harimo abishwa banjye, harimo abashiki banjye. Nimwigumira aho ngaho, ibindi byo buze ko bivugira aha ngaha. Ariko reka turirimbe ibindi mbabwire nyuma. Tugiye kuririmbira Jasper, yego. Gatatu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jasper.
bikwiriye. Ibyo twari buvuge mwabibonye, mwabyumvise, tubisubiyemo twakongeraho ibindi. Nagira ngo mbere yuko ngira ibyo mvuga, ngira utuntu mvuga tubiri. Tubiri, akambere ni ikintu Imana yambwiye kera Jasper akivuka, ndagiceceka, ntabwo nigeze nkibwira na mama, naragicecetse. Tukimara kumubyara yararwaye, hariho ibyuyu yavuganye n'Imana, njye ntabwo navuganye nayo, ariko yarambwiye, kuko naragiye nsanga umwana ameze nabi. Ijwi rirambwira ngo Pascal, ni we, ngo ubu njyanye ya sipi, wabyifata mute? I didn't tell anyone, even my wife, no. Narakibitse ko navuze nti ninkivuga kiraba ikindi. And lastly, when I get to the hospital at Faisal, ijambo rya mbere umuhungu wanjye yambwiye akimara kumbona, yarambwiye ngo papa we, ngo ndarushye. And the voice again came, Pascal, ubu noneho Jasper mutwaye, wabyitwara mute? And he was on the way going. Yego, reka mama wacu abanza avuge. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufite ibyiringiro, amarira dufite namwe mwayagira, ariko dufite ibyiringiro. Jasper arasinziriye, nabyibuka, ngakomeza. Ndi umusore, nararwaye cyane, barambaga, narwariye muri CHUK, icyo gihe hari CHUK. Hanyuma umuganga wamvuraga yitwaga Dr Ponce w'Umufaransa, ntako atagize mbaho, kuko namaze amezi 6 ndi mu bitaro, ndyamye ngaramye, ntashobora guhindukira. Nyuma y'ayo mezi 6 nza kugirirwa ubuntu n'Imana irangiza, inkijije ndataha. Ariko icyo gihe sinajya iwacu, njya kwa tonto, papa wa Bibiane na Didier na Dieudonné na Liliane udahari, kugira ngo njye nsubira kwa muganga kwivuza. ngira ngo ibi nabyo ntawe nabibwiye keretse mama. Madamu tumwita mama kuko ni mama, kandi uzahorera mama wacu. Turagukunda pe, kandi tuzagukunda mpaka.
ngiye kwivuza nsubiyeyo ngiye muri pansoma mpura na Dr Ponce arambwira ngo Pascal ngo tiens toujours vivant. Ndavuga nti oui ngo c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Arambwira ngo ibyo twakoze twarabikoze, ariko ntabwo twavuga ko twe twabikoze, byakozwe n'Imana. Nari umusore ngeze igihe cyo kurongora, cyo gushaka umugore nk'abandi, kuko icyo gihe bashiki banjye bari hano barabizi, arangije kwiga mbonye akazi ndavuga ngo ibyo gushaka ntabwo nzabijyamo, nzabanza nzahura ababyeyi banjye, kuko narongoye nkuzi. Ibi ubundi abantu ntabwo bakunda kubivuga, but I said, madamu murusha imyaka 10. I was afraid of marrying because Dr Ponce yarambwiye ngo tu vois, uzahura n'ibintu nka bibiri mu buzima bwawe. Kimwe, uzajya urwara umugongo, kandi koko njya nkurwara kandi ukangezayo. Ikindi arambwira ngo I'm going to tell you the reason why mbabwiye inkuru. Nakumva nshaka gushaka ndi mu masengesho nsenga, hari urungano rwanjye twabanaga, madamu wa Pasteur Phineas n'abandi babyibuka, wasangaga bampressa bavuga ngo Pascal, eh bien pourquoi utimariye? Then mu bitekerezo byanjye, inshuti zanjye, nkavuga ntari ko se ni Mariya nkazana umukobwa w'abandi ntitubyare akagahinda. Nkavuga no, je ne me marie pas. Nzita kuri barumuna banjye, nite ku muryango, uwo ni umuryango. Uyu mushiki wanjye muto ndi parewe, turavukana ariko ndi parewe. Narigaga ntashye nsanga mama yarabyaye, kandi naragiye mbona ntandafite, yari umukecuru. Bambwiye ngo ni uwacu, ndanga, ndamubwira mama ngaho mwonse ndebe. Mama aramwonsa, mbona aronse, ndavuga nti ebe ni uwacu. Ubwo rero naravugaga ngo mfite Kabagende, niko yitwa, niwe mwana wanjye, full stop. Ariko Imana ni igitangaza, ngo hariho abo ijya iburiza amahoro mu nzozi, nkarota narongoye. Nongeza aho ndavuga nti Imana, ye ngiye kugutega nanjye, maze ndebe ibyawe nanjye. Umukobwa nzabwira ngo ndashaka kubana nawe, bwa mbere niyemera nzashaka, niyanga akavuga ngo ngiye kwibaza ababyeyi n'iki byose, finish. Mwihangane, ntabwo ari njye, yego ubwo abandi wenda nibashaka bamiriremo, ariko mumenye amateka, mumenye n'amakuru. Uyu musanze nsanga Imana yaramuteguriye, aremera. Mzee Kanoni and the family, God bless you. Uriya ni data bukwe, yego. Kandi ndashima Imana
ko twabayeho mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Tuba turashakanye, abaratwite, haleluya, reka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Nuko no kubyara barabyaye. Rero turicara tubura amazina rero, naho nari ngeze kwa Yasipi. Turabanza tumwita Rufatiro. Buriya Jasper yitwa Rufatiro, the foundation. Nari navuze ngo ni moteur de la famille. Kuba moteur de la famille bihera kuri rwa Rufatiro. Kandi amazina turayandika ko n'ifishi yo kubatizwa ariho. Nimukurikira inkuru murumva izina rya kabiri, Gisubizo cy'ibibazo twari dufite ari kuzabyara. Kibazo nari mfite Yasipa agiye byagenda bitari ko yasigura igisubizo. Igisubizo iwacu mu muryango tukagera sogokuru witwa Sanzumuhire, bavuga ngo sha uraje usanze umuryango w'abahire, tumwitira sekuru Sanzumuhire. Habaye atatu. Noneho turareba turavuga ati ariko ubu kuki tugiye kwa sogokuru iwacu, kuki tutagiye kwa mama wacu, kwa badatabukwe. Databukwe yitwa iryo ngiye kuvuga. ni iryo muzi ritari Jasper Emmanuel, kandi nuriya ni Emmanuel, ariko mumbabarire ntabwo ari ugushira isoni. It's the name and it is. Twarakijijwe, ntabwo nubaho kababyeyi murabizi ko mvuba. Yasipi turavuga ngo reka jye no kwa sekuru yitwa Emmanuel. Kandi Yasipi turavuga tuti ntabwo bigomba gushiraho uyu muhungu nkuko mwabyumvise azaba umukristo, yitwa Christian. Hanyuma gusoza twongeraho Jasper, that he was so precious to us. Hallelujah. Ibyo bintu rero n'uwo mutongero ntekereza ko byamukurikiranye kugeza ubu. Twamuherekezaga, twavuze byinshi, ubuhamya twabuvuze, kandi uwavuga yakongera agatangira. Buriya n'uwazana n'abapasitori batubwirije ubutumwa bavuga ibitandukanye n'ibyo bavuze. Ariko ikindi numvaga ndi buvuge kugira ngo mbihore ibintu tuzajya tubivugana, kuko ndumva nkomeye kandi nkomeza n'umuryango. Ndagira ngo mbabwire ngo n'ubwa mbere mbonye umuntu agira umunsi we w'amavuko awuserebura oriyo do rwidone impano, ahubwo akaba ari utanga impano. Jasper yaduhaye impano y'abacuranzi, Jasper yaduhaye impano y'abaririmbyi, Jasper yaduhaye impano y'urungano, Jasper yaduhaye impano y'amatorero atandukanye muri Kigali, Jasper yaduhaye impano. I can't say. Jasper yaduhaye impano y'abana yigisha, ababyeyi b'abana, maze muzabanzanire bose, muzabanzanire n'abuzukuru banjye. I would love to see them sitting together, dusangira nkuko basangiraga na Jasper. We will teach them how bakora ikintu wabyisiki, gukina match, maze baze dukine match. Ko abana bacu bajyaga ku ruhande rumwe bagakina match,
twajyamo bakadusiga, njyewe najyaga njyamo nabona basize nkavuga wayabasha murimo kunkubitira mu igunira. Reka ndangirize kuri iki, igira imbere. Ngwino nawe Sajasi, ngwino Beruro. Icyo nshaka kubabwira muri uzi jya hepfo ya Beruro. Okay, Beruro ngubu igumaho yego. Hanyuma nindukurikiraho harya, hanyuma hagakurikiraho nde, nuko hagakurikiraho nde, hanyuma weho guma kwa mama kugira ngo bereke kuri igitangaza. On the other side, nagira ngo nshimire uyu mugabo ku mugaragaro witwa Onani. I don't know, ntabwo mbizi niba abantu ari kuba inspired bakaba umwuka ukamugenderera. Uyu mukobwa ni uwe, ariko numpli ntakiri uwe. Ko nari mfite abana 6 n'ubagomba gukomeza bakaba 6. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, isubirireyo. Nuko nguko buriya Jasper Imana yari izi ko azagenda, akagenda akayisanga, ariko yari izi ko ntagomba, byari gukunda. Mama turagukunda, bana ndabakunda, muzakunda aba bantu bose bazabagireho umugisha, kandi natwe tuzabagirireho, namwe muzatugireho umugisha. Niba yaje simbizi, Chantal wagarika harwo yaba yaje, Chantal wagarika harwo yaba yaje, ntabwo yari yazi. Uwo ni umwe mu bana nagiye ndonka ngeze inaha ngaha i Kigali. Nawe yinjira mu muryango, yari yaragiye mu rupagaso, agezeyo baramubwira ngo musaza we yitabye Imana, ajya guhinduza indege. Aravuga ngo iby'urupagaso iby'ubucuruzi si bicuruzi, ahindukira. Si uko ntari kubavuga mwese, mfite abana benshi, ariko noneho kabaye, nungutse inshuti, nungutse urubyiruko. Mana yanjye we, rero mwa pastor munyitondere, babwije ukuri, munyitondere aho musengera hose. Nimugenza nabi urubyiruko ndarubamaraho burundu ndutware, ariko nimungenza neza turakorana. Reka nshimire abahungu bari kumwe na Jasper. The other guy, where is he? Has gone? Abo wari kumwe nabo si wowe? Get up, haguruka. Hari abandi mwari muri kumwe, abandi bagiye. Yes, yes. Hari abantu bajya bavuga ibintu, ubu mama arimo kumbwira ngo natinze, ariko nidushaka turanga, ntabwo nge kuko sinabyemera. Mwigire hino bana ba. Aba bana nibo batumye tumenya ko Jasper akoze impanuka, otherwise twari kuzamubona yaraboze. Bana ba, Yesu abaha umugisha. Amen. Yesu aguha umugisha. Yesu aguha umugisha. Bana ba, Yesu aguha umugisha. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Iyo aba bana bataza kumva icyo gikorwa ngo bakurikirane, baze barebe Jasper aho yaguye, kubera ko icyo yasekuwe cyari cyamujugunye mu gihuru, twari kuzumva yaranutse gusa. Abantu bagenda twarashakishije twarabuze, abantu barabonye. Biranashoboka ko umuntu ari kuhanyura akibonera mutira aho ngaho agakomeza gisindo n'urundi nyungu. Reka nsabe no kuri munshimirira aba bantu mu bakomere. Be blessed. Hanyuma rero
nk'abasangira imbuto, turakora indagano, amasezerano. Abana ba Jasper manwe, abana ba Jasper, you do all the best, bige neza kandi barangize. Nguyu Topazi, call him. Utwo muzi Jasper yabigishije na wa muhungu, mutwigishe Topazi. Topazi ajye kunyishiza abuzukuru. Inshuti zanjye ndabasaba, ikindi gihe niba ngombwa nzabahamagara twongere duhurira aha ngaha. Iyi Jasper Foundation School, icyo uzaba ufite, bana banjye ngera muri Kigali n'ahandi, tuyapfuye. Icyo teca mazima sabiti tibyo Michel, tuyapfuye, dushaka ukuntu iyi ntuza tuyishyiramo imbaraga. Hanyuma noneho Padiri, nzakikubaza, sinjye watumye ubu umwana wanjye Tracy ari hehe? Tracy, are you getting me? This is on your head, and you know, nzakibabaza kuko ndashaka ko nitunagera no mu ijuru, iya mirimo wavugaga izabiherekeje Jasper, natwe nituzaba twateyemo tuzaba turi mu baherekeza. Ndabizi ntabwo muzantererana, muzamba hafi, ndabizi. Ubyemera utabyemera uzaba urimo. Ndabashimiye. Kuva nabaho mu buzima bwanjye Habineza Pascal, n'ubwa mbere nabonye igitaramo cy'umuntu watashye, n'ubwa mbere mu buzima bwanjye. Nta handi niba hari ahandi byabaye Imana ishimwe, ariko ibyo naboneye iwanjye mpa Imana icyubahiro. Reka nsoze rero nsubiza ijambo wari impaye, kuko burya ba nyir'urugo nibo banyira amagambo, kuko nakwibeshya ubutaha ntazampa ijambo. Ndashimira coordination, ariko mu gihe turaba turimo gusoza, muze kunyemerera tuze gusengera umwe mu bakorodonye ibi bikorwa, yitwa Rugangariwe Lars. Ararwaye, ari mu bitaro muri Faisal. Tugenda dusimburanwa nawe, igitanda navuyeho nicyo navuye ejo bundi nicyo Jasper yararyamyeho, niba nari nagiye kumuteguriza simbizi. Ese murabona nakomeye? Yes. Reka ndekeraho. Akantu gatoya kadusubizamo ibyiringiro, ni uko intwaro dufite muri ibi bihe ni ugusenga. Jasper yari umwingenzi, ndabizi neza ko hari ukuntu yajyaga adomoka akagerayo. Ntiyari umuhanuzi, ariko yashoboraga kumenya niba mfite ikibazo ndi mu kazi, kandi akampamagara ati, mama, don't worry, you'll be fine soon. Ntubitindeho, you'll be fine. Iyo nabaga nanjye numva nshaka umuntu wo kunsengera, abantu basigaye birukanka mu misozi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nta muhanuzi wabo, ariko twebwe iwacu yari ahari. Yakundaga gusenga cyane, agasenga mu buryo iyo yasengaga ntabwo ajahagurika ngo yihute ngo igihe kiramucitse. Iyo cyabaga ari igihe cyo gusenga, itonde. Hari n'igihe yabaga naniwe nkagira ngo ari businzire, akaguma nkumva harimo umuriri, nkumva ndafashwa, nkumva ndi gukira, nkumva hari ahantu naba mbabara umugongo, nkumva uri kugenda,
naba mfite ikindi kibazo nkumva kiri kugenda kigenda narangiza nkagira ngo yashoje, najya kumva nkumva aracyasenga afite imbaraga, nubwo yabaga yakoze byinshi yananiwe. Tubuze umunyamasengesho mu buryo bw'umubiri tumureba, ariko hamwe n'abamarayika turacyasengana nawe. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana yacu, amen. murakoze. Nanjye sinabura gushimira Jasper, twamaranye igihe kinini nk'uko nabivuze. Naramureze akivuka, yari umwana nkundaga cyane ku buryo iyo yajyaga gusinzira atambonye ntabwo byakundaga, bagombaga kunshaka nkabanza nkaryama iruhande rwe, nyamara gusinzira nkabona nkataha. Nyuma naje guhura n'ikibazo cyo kurwara igihe kirekire. Ndibuka ko yajyaga aza iruhande rwanjye agacuranga gitari akandirimbira akambwira ngo tante gukomera, ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Akankomeza, agatumira abandi bana bose bakanyikiza ku gitanda nubwo ntabashaga kweguka, bakanyegura bakanyiyegamiza, bakabanza bakampa icyayi, hanyuma rero bakandirimbira nkumva ndishimye. Ibyo bintu rero nanjye ndasaba ngo Imana yo mu ijuru ibimwibukire rwose. Ibyo ngibyo ko wibagiwe kuvuga ko mwavuzaga akagoma. n'akagoma twarakavuzaga. Hanyuma ikindi gikomeye, yari umwana ukunda umuryango. Twebwe dutuye mu cyaro, ariko yajyaga afata aba bana bose akabazana, tuzamuka umusozi byibuze w'isaha imwe kugira ngo tugere mu rugo. Akababwira ngo ntabwo ndatega moto, turazamuka. Hanyuma impamvu babahaye bagaheka bage zaba ziremereye, cyane cyane topazi kuko ari wowe w'imbaraga, agaheka bage. Hanyuma bakazamuka baririmba umusozi wose, baririmba ngo tugiye kwa musaza, tugiye he, tugiye kwa musaza. Noneho abantu bose, abana umusozi wose bakagenda babiruka inyuma nka kwa kundi abasirikare baba bari muri mucaka, bakabirukaho. Noneho bakaza bakagera mu rugo nyine bagasanga twabiteguye, nuko nyine tukishimana, bagacuranga tukaririmba. Imana imwakire. Nibarekera aho ngaho. The past want to say something? Nuza yazipi muzamubona sogokuru waba ngaba twari twakibagiwe. Akaba yari umucuruzi afite imodoka. Muzi rero ko hari ibintu bibaho ngo habaho abateramwako. Noneho ubwo ni data wacu ni oncle, akava mu buriri mu gitondo kare agiye gukora nk'urugendo nyine, ko yaracuruzaga imyaka n'ibiki byose. Akaza mu rugo agahamagara yasipisha, undi akavuga sogokuru, ntihagire ikindi yongeraho akagenda. Akaza yunguza akavuga ati iyo ngiye ntashuje kariya kana nta kintu ndahana, atari ko iyo ngashuje. Bigiye kungora cyane kuvuga, ariko ndagerageza. Yasibi twabanye kuva kera, aba inshuti yanjye, nta wundi muntu urabimenya, kuko ngira ngo byatangiye igihe yari akiga muri universite, igihe ubwo nigaga muri secondaire.
bakajya baduha sorti aho kugira ngo ntahe njye mu rugo cyangwa inshuti mfite hafi aho ngaho nkamusanga aho yabaga hatari no mu rugo. Yabaga icyo gihe i Nyamirambo, njye niga i Nyamata, bakaduha sorti cyangwa bakaduha kenshi muri chômage. Ababyeyi babaga bazi ko ndi ku ishuri, ariko njye nagiye gusanga Jasper aho yabaga. Mu rugo banyoherezaga argent de poche, bakanyohereza nk'ibihumbi 20 cyangwa 30, ariko nabaga nzi ko ku ishuri ahantu ari kugenda n'amaguru. Akampamagara akambwira ati ayo mafaranga yanyohereze bose neza nanjye tuzagabana. Naramwizeraga nkayamuha yose ayo mfite, kuko icyo gihe nabaga muri chômage. Twajyaga dukorana urugendo nkabona nyine ubuzima bayeho ntabwo bwari ubuzima bubi, ariko yagombaga nyine, nabonaga ko yakeneye kurusha uko njye nawe nyakeneye. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe twahishanyaga. N'ibyo ababyeyi batazi kuri we genda bizi. Ndangije secondaire, papa yanshakiye akazi, ndakora ndi no kwiga. Bigeze aho ndakareka, kandi nabonaga bidakunda, njya kuba mu rugo. Ariko ntabwo yampaye amahoro, yakomezaga akambwira ati se ubu ngubu uzajya ukomeza wake papa inkweto, aguhereza amafaranga y'ishuri, agutegere ungana gutyo, ubona bizagenda gute? Akambwira ngo sinkubwiye ngo ukore ibintu birenze cyane, kuko abantu ubona barenze ntabwo batangiye barenze. Akanyereka video z'abantu benshi cyane abacuranzi yemera, akambwira n'igihe bamaze bacuranga. Akambwira ati dore nanjye ntabwo ndenze, ariko ndabizi nanjye nzaba mu bantu barenze cyane ku isi. Muri uyu mwaka dufite gahunda yo kugura imodoka, kandi n'ubundi njye nzayigura. Mu busanzwe njyewe ntabwo mfite inshuti nyinshi cyane, ariko inshuti za Jasper yari afite Jasper. Inshuro nyinshi ahantu yajyaga yambwiraga ngo tugende, atitaye aranduta cyane. Nabonye ko hagati yanjye nawe harimo umukobwa, ariko yanjyanaga ngasabana n'inshuti ze, nkamwigiraho ibintu byinshi cyane. Akazi nari maze iminsi ndi gukora niyo wakanshakiye. Yahoraga ambwira ngo nashakaga kuva mu kazi, akambwira ngo oya ntukave mu kazi utarabona ahandi hantu ujya, kuko nari bizi ko igihe namara ntari gukora kimubangamira cyane kuruta igihe mbona ndi kuvunika. Yajyaga acuranga turi mu nzu, agacuranga cyane turi kumwe njyewe nawe, nkabyuka namubwira ari gusakuza, ushanga gahoro niryamire. Twararanaga ku buriri bumwe, mu nzu twabagamo harimo ibyumba byinshi, ariko twari twananiwe gutandukana.
akarara ku ruhande rumwe nkajya ku rundi, ari kuri mashine ari gucuranga ibyo nanjye ncuranga ibyanjye, buri umwe ari kubyina undi ngo urimo gusakuza agabanya niyumvire. Muri uyu mwaka mwigiyeho ibintu byinshi cyane, ashobora kuba ari bwo buryo ngewe ari kunsezera ariko simbimenye. Mu minsi ishize namubwiye ko nshaka kujya kwiga gukodinga ibintu bya IT. Buri munsi ntabwo yaryamaga atanshakiye ahantu ujya kwiga. Yahoraga amereza kuraje nazi undi muntu n'umwe ushobora kuzima. Twagendanaga ahantu bakagira ngo ni njye mukuru we, bakavuga ngo ndarya nkamucuza. Ikintu kimwe navuga cyo ni uko twebwe nk'abavandimwe dusiga inshingano zitoroshye. Nta muntu n'umwe yabonaga ibintu ari gukora mu ibanga, ariko njyewe nabaga mbizi ukuntu avunika, akavunika kugira ngo twese dutere imbere. Iyo yabonaga ntakoze cyane akabona ndi gutera imbere, yishimaga cyane kurusha uko yateraga imbere. Ajya mu ijuru adutegurira aho tuzaba, yarakoze kuduha umuryango mugari, kuduhereza abandi bavandimwe benshi, no kuduhereza inshuti magara. Mbere mbere uko bidashira. Haleluya. Icyambere, turabashimiye mwese kubwo kutuba hafi, guhera ku cyumweru mu bitaramo byose twagize mu rugo, ya minsi yose twamaranye, barakoze kudukomeza. Ntekereza ko ya minsi yose twababonaga ariyo yakomeje kuduha imbaraga, kuko iyo tutaza kubona abantu badufasha gutarama, twari kujya mu bitekerezo byinshi, bigatuma gukomera kuba gukeya. Ariko Imana ibaha umugisha kubwo kwitanga, mukatuba hafi. Bazaga mu gitondo, bazaga mo hagati, bazaga nijoro, hari n'abo bwakeragaho. Abo bose Imana ibaha umugisha mwinshi. Nk'uko nanjye kare mwabibonye nabivuze, biragoye kujogora cyangwa se guhitamo ikintu cyo kuvuga ku muvandimwe, ariko ikinejeje cyane ni uko ari ibigwi byiza by'intwari, uko twese tubona intwari kuri iyi si. Turashimira Imana nk'abavandimwe, n'ababyeyi, n'umuryango n'inshuti yabaduhaye, kuko yari yaramaze kubona ko
mukeneye. Hari byinshi twamwigiyeho kandi ndabizi neza yuko tuzakomeza kubikurikiza no kubigenderaho. Ndashima Imana ko yaduhaye kuba abavandimwe uko tungana, ko mutureba aha ngaha turi proud yo kwitwa abavandimwe biwe, kubera ko I think twese ni ubwa mbere dushobora kuba tugiye mu itangazamakuru. Byose ni wowe tubikesha Jasper. Nubwo atari uko nguko twumvaga tuzageraho, kuko twari dufite inzozi nyinshi hamwe na Jasper, ariko ni gutya Imana yabiteguye, ko yari yarabipanze kuva ikikurema, kandi twabyakiriye nta kundi byagenda, kuko twese twavuze ko ntawuburanya Imana, kandi yari izi impamvu. Ndashima Imana rero ko yamumpaye muri hari hashize igihe guhera nko mu kwa munani k'umwaka ushize, nanjye nari narashifitinze ndi kubana nawe aho twabaga mu rugo Nyarutarama, ariko ntabwo no mu rugo twari twaharetse, twajyagayo nabo tukabasura, ariko turi kubana nk'abavandimwe bakuru kugira ngo twese tumwigireho kuba responsable, kugira ngo dukomeze guterana imbaraga, tuzamure n'abato kuri twebwe. Ndashimira Imana rero muri iyo minsi ko nakomeje kumwigiraho ibintu byinshi. Urumva iyo abavandimwe bakomeje kuba close, babana mu nzu, muva ku kazi akaba ari bo musanga mu rugo, ari bo musangira ku isahane. Nakundaga iyo twabaga turi gusangira cyangwa turi guteka twese turi batatu, yari njyewe na Topa, nawe akadutesha umutwe njye na Topa ngo ndashaka umureti, ibindi biryo byose twatetse cyangwa dufite atabishaka tukajya kuwuteka, ariko bikatunezeza cyane. Dusaba ibiryo yaba yagize gute, ukumva biguteje imbaraga. Njye wamubyutsaga ngo ajye mu kazi, ibintu byose nari narashizemo amaheve menshi, kuko yarazaga yataha ananiwe cyane akambwira ati ninkererwa urambona. Rero nzagerageza kugera ikirenge mu cye. Njye nawe twakundaga gukora ibintu biri crazy kugira ngo tubashe kwisanisha n'abantu bose, aba bana abato kuri twebwe, kugira ngo bose tubiyegereze, bumve bari safe, bumve bari batwisanzureho, ntibadufate nk'abantu bakuru, badutinye, bumve ko twaba turi kuri level yabo. Ubwo dutangira kuvuga, tuvuga ibintu by'intoki by'ibimenyetso ntazi ibyo ari byo, ariko tutari kuvugana. Ntabwo nari nzi ko ugiye kuzajya nkorana nawe ibimenyetso numva ijwi rye, ariko I think I'm going to learn how to play piano kugira ngo tuzajye dukomeza gukonekitinga, kuko n'igitekerezo yahoraga ndabimbwira ngo uzashe tukiga. Yari yanyigishije gucuranga gitari, twese yageragezaga kutwigisha. Nta mwana wo mu rugo utazi ikintu na kimwe cyo gucuranga cyangwa se kuririmba, nuko yari tica yo abandi bose, natwe yari tica wacu, kandi haraniraga ko dutera imbere. Rero turamwijeje ko ibyo byose tuzabikomeza, dukomeze kumutera ishema. Urukundo yagiye ayereka abamuri hafi, inshuti ze zose zikaba zarabonye ko akunda umuryango we, natwe tuzamwitura urwo rukundo turuhereze abo yabibwiraga bose. Imana izabidushoboze. Imana ibahe umugisha. Amen.
yakundaga gucuranga iyo yabaga ari mu rugo. Ni bamwe mu bamuzishe bayizi, yitwa Sweet Mary. Yayinyigishije last year, ariko isigaye ariyo ndirimbo nkunda cyane kuko ari nayo ndirimbo namenye iri professional gucuranga kuri gitari ariyo yiyigishije. Jasper, aho uri hose, I don't know where you are, but turagukunda kandi nzi yuko one day tuzongera tugasubirana ukanyigisha more about the guitar. kujyana n'ubagenda uzagaruka just ugiye tutaragirana ibintu cyane. Nakoze ndumva uyu muryango tubona kwigiraho byinshi. Aba bana bakamufata nk'abanjye, nabo bakamufata nka papa wabo cyangwa onkele wabo. Bakura ku telefona, ariko ikigaragara cyo iyi famiye kubera ko twigiraho byinshi, abantu barayikunda nkuko muyikunda. Hari umuvandimwe muvukana ariko mukaba mutavuga rumwe, ariko iyi famiye tukunda kwita golden family. Golden family kuko ni famiye ihora inezerewe, abantu benshi bayigiraho byinshi, kandi n'abana ngira ngo mwababonye, ngira ngo basaga muri gahunda yo gufasha Jasper kumuherekeza, mwasangaga abana banezerewe, nta kindi ni ukubera ubukristo. Aba bana n'abakristo cyane, kimwe na mama wabo. Ikigengira ngo muzi urubyiruko rimwe na rimwe hari igihe batumva cyangwa se bakiyoboza, ariko aba bana bakora kugira umurongo umwe bagenderaho. Iyo umutwe ari muzima, wundi n'umutima ari umugore ubwo n'umugabo, ibintu bigenda neza rwose. N'abandi babigireho kuko nanjye nabigiyeho byinshi. Ubwo n'ikimenyimenyi biragaragara ko turi kumwe, kandi aba bana nk'uko bafite ubushize Jasper yaje kubyara umwana wanjye mutoya muri batisimu, noneho abaza kuvuga ijambo, niyo wari wasigaye, abandi bapare bari basigaranye bari batashye, nuko aza kuvuga ijambo avuga ko afite ideni ababyeyi, abwira abana ati namwe mujye mwibuka ko hari ideni mufitiye ababyeyi byo kubaha kugira ngo muze ababyeyi nkanjye. Iyo wari wasigaye abandi bari batashye, aravuga ati bana rero ngiye kubahanura mujye mukurikiza imico myiza y'Imana, musenge, muce bugufi. N'umwana umuntu yabonaga ibintu akora akavuga ati ibi bintu bitangaza, ariko icyiza no kubana abana baduhaye icyizere cy'uko bagiye gukomerezaho. Turabashimiye bana, turabashimiye ababyeyi, murakoze. Imana ishimwe. Twongeye kubashimira koko abantu baje kwifatanya n'umuryango. Ni urukundo berekanye. Wenda ikintu gito nabasha kuvuga ni ku bavandimwe be, wenda nshaka kugira icyo mbwira. Yabigishije byinshi, yabigishije umuziki, gitari n'ibindi, ariko icyo nge nashaka kugarukaho ni icyo abapasiteri, abareverant bavuze, ni urukundo. Nimugira urukundo rw'Imana, nimugira urukundo
rw'abantu ibyagezeho muzabigeraho ndetse muzanabirenza. Nicyo nabasha kuvuga, kandi urukundo iyo umuntu abifite aba afite aho yarukuye. Reka nabwo tuboneho no gushima ababyeyi be, kuko urwo rukundo nibo barumwigishije. Urwo rukundo rwo yakuranye by'ukuri, kandi njye natanga témoignage yuko wenda aho mba ndi kumwe na mama we, abantu ahura nabo bose abagaragariza urukundo kandi bamwubahira urwo rukundo abereka. Na papa we rero, kuko ntabwo avuga Jasper ngo ntuvuge na papa we, urwo rukundo nawe niho yarwigiye, guseka, kuganiriza abantu, guhuza abantu n'abandi. Icyo kintu nakimwigiyeho, niyo témoignage natanga. Reka rero mvuga ikintu kimwe, ahari urukundo Imana iba ihari, muri iyi famiye harimo Imana. Ibyo narangiriza. Murakoze, kandi subirire mu byicaro byabo. Ntabwo byoroshye